What's up my fellow traders? Candlestick patterns cyangwa se trading ikoresha uburyo bw'ama candlesticks ni igice cy'ingirakamaro gikoreshwa muri technical analysis cyangwa se mu kureba icyerekezo cy'isoko mu gihe tugura cyangwa se tugurisha ama currency pairs. Izo candlesticks zigaragazwa n'igikorwa abantu baba bari muri iri soko baba bakoze, kandi uko ibihe bigenda bisimburana zigenda zongera zigaruka zigaragara kuri chart. Alright, urakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza candlesticks z'ingirakamaro zitwa bullish n'izitwa bearish. Candlestick patterns zikunda kugaragara iyo isoko rigiye guhindura icyerekezo. Urabasha gusobanukirwa neza ubusobanuro buba buri inyuma yazo iyo zigaragaye n'icyo ziba zishaka kwerekana mu gihe zagaragaye mu isoko. Ngewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Urasubscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka dutangire isomo rya gatatu igice cya kabiri. Sobanukirwa neza bullish na bearish candlestick patterns zikunda kugaragara iyo isoko rigiye guhindura icyerekezo. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza candlesticks zimwe na zimwe zikunda kugaragara mu gihe isoko rigiye guhindura icyerekezo. Ese candlestick patterns ni iki muri forex trading? Candlestick patterns ni ikintu cy'ingirakamaro muri trading. Ziroroshye kuzibona kandi zishobora kuguha inyungu mu gihe zagaragaye iyo ubashije gusobanukirwa neza icyo zerekana mu gihe ukora iyi business ya trading. Ubushakashatsi bwemeje yuko ubwo bwoko bwa candlesticks ngiye kukwereka iyo bugaragaye ukabasha gusobanukirwa neza icyo bwerekana, ushobora kuguha results cyangwa se ibisubizo wateganyaga mu gihe ukoze sell cyangwa se ukoze buy igihe ukora iyi business ya online forex trading. Alright, so guys, ntabwo ngiye kukwigisha ubu none strategy izaguha inyungu 100%, ariko ugomba kumenya ko ubu buryo ngiye kukwereka bw'izi candlesticks bukora uburyo mu gihe ufite trading plan nzima na risk management nzima bigomba kuzaguha inyungu nta kibazo, ariko ugomba kwitegura ko ushobora kuzahura n'igihombo kuri trades zimwe na zimwe, cyangwa se trades zawe zimwe na zimwe zishobora kuzakora kuri stop loss. Guhura n'igihombo ni bimwe mu biranga iyi business. Niba wumva ushaka strategy iwininga cyangwa se izajya iguha inyungu 100% hano, shishikajwe no kukugira inama yo guhagarika trading ubundi ukajya gushaka izindi business ukora, cyangwa se ukizirika ku kazi kawe nta kibazo. Iyi ni business y'aba risk takers. Niba ushaka strategy izaguha inyungu 100% mu bucuruzi bwawe, jya gushinga butike cyangwa se gucuruza imyenda n'inkweto muri downtown, cyangwa se ujye kwicuruza inyongera musaruro, cyangwa mwo kimwe wizirike ku mishahara yawe nta kibazo. Ushobora guhitamo gufatanya trading n'izindi business ukora, amahitamo ya buri kimwe icyo cyo cyose na yawe. Alright, so reka twigarukire kuri business yacu ya trading. Candlestick patterns ziroroshye mu kuzikoresha. Abantu benshi bakora trading bazikoresha bazihuje na tools cyangwa se ibikoresho bimwe na bimwe dusanga kuri chart ya trading mu gihe bakora technical analysis, urugero nka za moving averages, ama oscillators, support and resistance, ama trend lines na za Fibonacci retracement. Bullish na bearish candlesticks ngiye kubereka iyo ziforumye cyangwa se zigaragaye, aho za support na resistance, ama trend lines na za Fibonacci retracement biherereye. Aho hantu haba hari uburyo bwiza bugaragara dushobora gushakiramo entry cyangwa se kwinjira mu isoko tugura cyangwa se tugurisha currency pairs mu gihe dushaka inyungu. Candlestick patterns ngiye kukwereka hano muri iri somo ni candlestick patterns z'ingirakamaro uzakomeza kubona zihora zigaruka muri iri soko.
ntabwo ngiye kukwereka nonaha uko uhita uzikorera trading, ibyo nzagenda bikwereka mu masomo ari imbere. Icyo nshaka ko umenya ni uburyo ziba zimeze hamwe n'icyo ziba zishaka kugaragaza mu gihe zagaragaye, kubera ko ibyo biguha ubumenyi bugomba kugufasha mu kubasha kumenya byoroshye buri candlestick yose uzahura nayo hano muri iri soko, ukanabasha kumenya icyo usobanura mu gihe ubashije kuyibona n'icyo wahita ukora mu gihe wayibonye. Alright, ngizi candlestick patterns zirindwi z'ingirakamaro ziri bullish na bearish zikunda kugaragara iyo isoko rigiye guhindura icyerekezo mu gihe zagaragaye. Kuri puye ya mbere tuhasanga candlestick zitwa hammer, ariyo bakunda kwita pin bar, iyitwa shooting star hamwe n'iyitwa hanging man candlestick. Kuri puye ya kabiri tuhasanga candlesticks zitwa engulfing candlesticks. Kuri puye ya gatatu tuhasanga izitwa harami candlesticks. Kuri puye ya kane tuhasanga izitwa doji candlesticks. Kuri puye ya gatanu tukahasanga izitwa piercing line na dark cloud candlesticks. Kuri puye ya gatandatu tuhasanga candlesticks zitwa spinning tops. Kuri puye ya karindwi tukahasanga candlesticks zitwa railway track. Alright, ubu ni ubwoko burindwi bw'ama candlesticks bukunda kugaragara mu isoko bitewe n'aho bwagaragaye, isoko rigahita rihindura icyerekezo. Nimba ryazamukaga rikaba ryahita rimanuka, cyangwa se nimba isoko ryari mu cyerekezo kimanuka zagaragara rigahita rihindura icyerekezo rikagana mu cyerekezo kizamuka. Alright, ubwo ni ukuvuga iyo uzibonye ugomba guhita umenya icyo gukora icyo gihe mu bijyanye no kugura cyangwa se kugurisha ama currency pairs ushaka inyungu. Alright, reka duhere kuri puye ya mbere ngusobanurire candlesticks zitwa hammer, shooting star hamwe n'iyitwa hanging man candlestick. Hammer ni candlestick imwe imeze nk'inyundo, imwe imena amabuye. Ni candlestick ikunda kugaragara ku mpera y'isoko ryamanukaga, noneho yagaragara isoko rigahita rihindura icyerekezo ikagana mu cyerekezo kizamuka. Iba ifite akarizo karekare kari hasi kuri bode yayo, ikongera ikagira akandi karizo kagufi kari hejuru ya bode yayo, cyangwa rimwe na rimwe ako karizo ko hejuru nikabe gahari nikagire. Hama nanone uzumva bamwe bayita bullish pin bar. Iyo hama yiforumye cyangwa se igaragaye kuri support, aho igaragaye haba hari amahirwe yuko isoko ryari riri mu cyerekezo kimanuka rigiye guhindura icyerekezo rikagana mu cyerekezo kizamuka. Aho ngaho ushobora kuharebera uburyo ushobora gukora buy cyangwa se kugura currency pair iri kuri iyo chart hama yagaragariyeho. Alright, nkuko ubibona kuri iyi chart urabona ko isoko ryamanukaga, noneho nyuma ya candlestick yitwa hama cyangwa se bullish pin bar ikiforoma, hanyuma isoko rigahita ritangira kugana mu cyerekezo kizamuka. Alright, uko kugaragara kw'iyo candlestick yitwa hama cyangwa se pin bar ni iki kiba kibyihishe inyuma? Akarizo karekare kari munsi kaba kerekana pressure iri hejuru y'abaguze isoko muri icyo gihe iyo candlestick yagaragariyemo. Biba bivuze ko abaserazi cyangwa se abagurishaga isoko baba bagerageje kurimanura hasi, noneho nyuma abagura isoko cyangwa se ababayazi bakinjiramo bafite imbaraga nyinshi zirenze iz'abagurishije, hanyuma bagahita bagura isoko bakarizamura iriya candlestick ikiforoma, hanyuma isoko ryamanukaga rigahita rigana mu cyerekezo kizamuka. Alright, ndumva ubashije gusobanukirwa candlestick ya hama iyo ariyo n'ikiba kiri inyuma yayo kugira ngo igaragare. Reka turebe candlestick yitwa shooting star. Gutya bimeze. Candlestick yitwa shooting star uzumva hari abayita bearish hammer, inverse hammer cyangwa se inverted hammer cyangwa se bearish pin bar. Muri make shooting star ni candlestick iri opposite ya hammer. Shooting star candlestick ni candlestick pattern iyo yiforumye cyangwa se igaragaye kuri resistance levels mu gihe isoko rizamuka, ibishaka kwerekana ko isoko
ryazamukaga rigiye guhindura icyerekezo ikava mu cyerekezo kizamuka ikagana mu cyerekezo kimanuka. Iyo candlestick yitwa shooting star igaragaye kuri resistance, ushobora kureba uburyo bwo gukora sell cyangwa se kugurisha currency pair iri kuri iyo chart iyo candlestick yagaragariyemo. Urugero urebye nko kuri iyi chart urabona ko isoko ryazamukaga, noneho iriya candlestick yitwa bearish pin bar cyangwa se shooting star yagaragara, isoko rigahita ritangira kugana mu cyerekezo kimanuka. Alright, iyi chart irerekana neza candlestick nziza ya shooting star ku iherezo ry'isoko ryazamukaga. Kwiforoma cyangwa se kugaragara kw'iyi candlestick urabona ko ari isoko ryazamukaga ryahise rirangirira, noneho isoko rimanuka rigahita ritangira. Candlestick ya shooting star biroroshye kuyibona mu isoko, aho yagaragaye hashobora kubyarizwa umusaruro ku bakora sell cyangwa se abagurisha currency pair. Alright, ndakeka usobanukiwe neza shooting star icyo ari cyo. Reka turebe indi candlestick yitwa hanging money. Niki kiba kigiye kuba iyo ubonye candlestick imeze nka hammer cyangwa se bullish pin bar kuri resistance, kandi ubizi ko bullish ubundi pin bar iduha signal iyo igaragaye kuri support. Iyo candlestick imeze nka hammer iyo igaragaye kuri resistance niyo yitwa hanging money. Ntago ibivuga ko isoko rigiye gukomeza kuzamuka, ahubwo iba yerekana ko isoko ryazamukaga rigiye kumanuka. Alright, iyo igaragaye kuri resistance levels iba ikubwira ko bishoboka ko isoko ryaganaga mu cyerekezo kizamuka, iri ku musozo rikaba rigiye kumanuka. Aho ngaho ushobora gushaka uburyo ushobora gukora sell cyangwa se kugurisha isoko. Ngiyi hanging money candlestick uburyo igaragara kuri iyi chart, urabona ko isoko ryazamukaga noneho yakiforoma buriya nkariya yagaragaye ni kuri resistance, isoko rigahita ritangira kumanuka. Mu gihe ibonye rero ugomba guhita ushaka uburyo bwo gukora sell cyangwa kugurisha currency pair iyo chart yagaragariyemo. Alright guys, ndakeka ubu none usobanukiwe candlestick yitwa pin bar, usobanukiwe yitwa shooting star n'iyitwa hanging money n'ubusobanuro buri inyuma yazo mu gihe zagaragaye. Alright guys, izi candlestick patterns zose ugomba kujya uzikoresha uzivanze na support and resistance, supply and demand areas, ama trend lines n'ama technical indicators, kugira ngo wemeze neza koko isoko rigiye guhindura icyerekezo mu gihe ukora sell cyangwa se buy y'ama currency pairs. Muri make ugomba kujya uzishakira ahantu hari support and resistance na trend lines, ntabwo ugomba kujya uzishakira aho ubonye ahariho hose hano mu isoko. Alright, uko niko professional traders bakora analysis y'isoko bagendeye kuri candlestick patterns. Nawe niko ugomba kujya ubigenza mu gihe uzaba urimo gukora analysis y'iri soko, nyuma umaze kwiga izi candlestick patterns zose ukabasha gusobanukirwa neza icyo ziba zivuga nyuma yuko zigaragaye cyangwa se ziforumye hano mu isoko. Guys, nubasha kumva neza aya masomo avuga kuri candlestick patterns, nibwo uzabasha kumva neza strategies za trading hamwe n'izindi tactique zose zakwigisha mu masomo akurikira. Alright, so ugomba kuzitaho ubundi ukazisobanukirwa neza. Kwiga principles zose ziri inyuma ya psychology y'iri soko hamwe na candlesticks ni igikoresho cy'ingirakamaro kizahindura forever career yawe ya trading ukabasha kugera ku rundi rwego. Alright, ubwenge ni iki? Ubwenge ntago ari ubumenyi, ahubwo ni ability cyangwa se ukubasha kwibikaho ubumenyi. Ubwenge ntago ari amakuru ufite mu mutwe wawe ubu nona, ahubwo ni ukubasha kwibikaho amakuru ya nyayo y'uburyo ibintu bikorwamo. So guys, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe se? Eba muri description cyangwa se muri comments ubu nonaha urahasanga link ya broker wizewe
ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Urumva ugikeneye gusobanukirwa neza iyi business ya online forex trading, kora subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka twongere duhure muri ndi somo rikurikira, gukomeza gusobanukirwa no kureba kure n'ibikomeze bibane nawe. Bye bye.